Turabakiriye tubahaye ikaze kuri urubuga rwacu twise Synek TV. Turabakiriye cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose ku isi, cyangwa se abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abanyafurika muri rusange bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mwese aho muri ku isi hose turabakiriye, turabashuhuje, tubahaye ikaze. Hari abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari abari mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, hari abari muri Aziya, hari mu bihugu by'Uburayi, hari abari hano muri Amerika y'Amajyepfo, Amerika y'Amajyaruguru, hari abari muri Australia, hari abari muri Canada. Mwese tubahaye ikaze, turabakiriye hano kuri uru rubuga rwacu cyangwa se iyi channel yacu. Ngiye rero uri imbere yanyu, imbere ya kamera za Synek TV, ngiye izina ryanjye banyita Clementina, ndabakiriye mbahaye ikaze. Ni ukuri ndabishimiye kandi nishimiye kubana namwe. Reka tuganire, reka twungurane ibitekerezo, kuko nicyo uru rubuga rushyiriweho. Muri make rero, wenda mushaka kwibaza muti Clementina kuri kamera bite? Ndi hano kubera ko nshaka ko twungurana ibitekerezo, kubera ko nshaka ko dufashanya, atari uko nzi byinshi, ahubwo kubera ko nzi yuko abavandimwe muri kundeba, abanyarwanda muri kundeba, namwe mufite ubwenge, twungurana ibitekerezo, dufashanye. Ndi kuganiriza rero cyane cyane abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari hano muri Amerika, ari abahageze batari bahamenyera, batari bamenya byinshi, ari abafite muri gahunda kuhimukira, ari abatekereza kuzahimukira. Uru rubuga rwashyiriweho kugira ngo dufashanye, twungurane ibitekerezo ku by'ubuzima bwa hano muri Amerika, kubera yuko akenshi usanga abantu bahagera ugasanga birabagoye. Impamvu rero y'uru rubuga ni ukugira ngo tufashanye, kugira ngo ubaye ubifite muri gahunda yo kuhimukira cyangwa se wifuza kuzahimukira in future, wige byinshi, wunguke byinshi, kugira ngo ufate ubuzima bwaho uri ubugereranye n'ubuzima bwa hano, kugira ngo mu by'ukuri igihe nikigera bitazakugora. Abageze hano rero batari bamenyera nabo tubaganirize, kugira ngo bya bindi byinshi badasobanukiwe nabyo babisobanukirwe, kugira ngo ubuzima bwa hano bubashe kuborohera. Mu by'ukuri iyo turi iwacu muri Afurika, Amerika twumva, Amerika tureba ku mateleviziyo, ubuzima bwo muri Amerika tureba mu mafilime, ntabwo navuga yuko ariko koko buba bumeze. Si ukuvuga ko ubuzima bwa hano ari bubi, ariko mu by'ukuri hariho ibintu byinshi uba ubona muri za movie, cyangwa se wumva abantu bakubwira, wowe ukibwira, cyangwa se uko ubitekereza, uko wumva ubishushanya, uko wumva ushushanya uko Amerika imeze mu bitekerezo byawe, wanaza cyangwa se waba ufite iyo gahunda yo kuzaza ukumva yuko ari uko nguko ibintu bizaba bimeze. Ariko mu by'ukuri wagera hano ugasanga ibintu biratandukanye, ugasanga ibintu ntabwo ariko bimeze. Rimwe na rimwe ukabihirwa, hari ukuntu abanyarwanda baca umugani, cyangwa se baciye umugani ngo amahanga arahanda. Simbuka uwo mugani neza ukuntu bawuciye, ibintu bisa gutyo, ugasanga urabihiwe mu by'ukuri, bitewe n'uko uko wabitekerezaga atari ko bisanze. Ubwo rero uru rubuga nicyo rwashyiriweho kugira ngo twungurane ibitekerezo, twigishanye, abantu babashe gusobanukirwa ese ubuzima bwo muri Amerika ni ubuzima bumeze gute, kugira ngo bugereranye n'ubwaho uri, kugira ngo nunaza uzaze witeguye, uzi neza aho ugiye aho ariho. Abahageze nabo bahageze bakiri bashyashya, bakiri guhuzagurika, kugira ngo babashe gukacinga, babashe uko nabivuga, kugorora aho biri kugorana, babashe kubigorora kugira ngo biborohere, ubuzima buborohere.
niyo rero niyo ntego y'uru rubuga rwacu. Urumva ubwo rero iki gitekerezo muri makeya cyaje nyuma yo gusanga abanyarwanda baza muri Amerika, ugasanga barimo barahuza barimo barisanga mu bibazo bitandukanye, bitewe atari uko ari abaswa, ahubwo bitewe n'uko batamenye uburyo bimeze cyangwa se uburyo sisiteme yubatse kugira ngo bihuze nayo biborohere. Urumva bakaza ugasanga no kubona uwubafasha biri kugorana, umuntu ari kwishakisha, niwe uri kwirwariza, niwe uri kwirwanaho kugira ngo figuring out uburyo yakwihwanya n'ubuzima cyangwa se na sisiteme ya hano. Rimwe na rimwe ugasanga bamwe babikoreyemo n'amakosa, agashiduka yakoze amakosa atari uko yabipanze, ahubwo ari ukubera ko atamenye, cyangwa se yagira n'uwabona ushaka wenda no kumufasha no kumusapotinga kugira ngo amwereke uko ibintu bimeze. Rimwe na rimwe ugasanga ntago ari kumubwira bihagije, cyangwa se ugasanga arimo aramufasha akurikije amarangamutima ye. Ugasanga rero abantu benshi birimo biragenda bibagora. Ubwo rero muri makeya ugasanga ni ikibazo gikomeye. Hari benshi twagiye tubona, hari benshi twagiye dufasha, hari benshi twagiye duhura nabo bararangije kumenyera, ugasanga ari kukubwira ibyamubayeho, mu by'ukuri ugasanga biteye agahinda, ari uko umuntu atamenye, atasobanukiwe. Ugasanga wenda yanabigezeho ariko yaravunitse pe, kandi ugasanga bitari bikwiriye. Ngewe rero uri imbere yanyu hano si uko nzi byinshi, ahubwo ni uko nifuza ko twunganirana, tubishyire hano, abantu babirebe, abantu bige, uzane igitekerezo cyawe nanjye nzane icyanjye, tubishyire hano, abantu babirebe bige kugira ngo bibafashe. Mu by'ukuri nicyo twamarirana. Ubu rero hari abantu benshi bagiye bahura n'ingorane zitandukanye, ugasanga umuntu pe mu by'ukuri yisanze mu kibazo atateganyaga. Ugasanga avuye muri Afurika, tuvuga avuye iwacu mu Rwanda, cyangwa avuye iwacu i Burundi, cyangwa avuye i Murenge se, ku Banyamurenge bavuga ururimi rw'Ikinyamurenge kuko numvise narwo ari nk'Ikinyarwanda, nabo ntabwo nabura kubavuga. Ugasanga umuntu ateruye bya bindi bye by'aho avuye, arabizanye mu by'ukuri, arimo arashaka kubyapurika hano. Nimvuga kubyapurika hano, arimo arashaka mbega ko kugendera muri wa murongo yari arimo ari hariya. Ugasanga birabagoye. Urugero, ugasanga murabizi iwacu muri Afurika, umwana akora ikosa, ababyeyi turabizi, agashyi cyangwa se umugabo n'umugore mu nzu, icyo batumvikanyeho kugira ngo baganire, urushyi ugasanga hano ntabwo ariko bigomba kugenda. Kugira ngo ukemure ikibazo ntabwo ari uko kubita umuntu, ntabwo ari uko ufata umuntu mu ijosi, ariko ugasanga umuntu arabikoze kubera ko hariya yamenyereye kubikora, atari uko hariya ari byiza ko yagombye kubikora, ahubwo kubera wenda uburyo abantu bakuze cyangwa se uburyo iwacu hakoze, sinzi uburyo nabisobanura. Ugasanga bya bintu abizanye hano, yamara kubikora ugasanga umwana amuhamagariye polisi, kubera ko abana ba hano mu by'ukuri iyo akijya ku ishuri, njye nkeka yuko ikintu cya mbere babanza kumwigisha ni nimero bita 911. Nubona umuntu nakugirira nabi, umuntu nagukora atagomba kugukora, umubyeyi wawe nabigenza gutya, uzahamagara iyi nimero. Umwana icyo kintu agahita agifata, niba hari ikintu bafata vuba nabonye ni icyo ngicyo, agahita agifata akakibika. Urumva umwana ntabwo amenya gutandukanya umuntu wo hanze n'umubyeyi we bigeze kuri icyo kintu. Ni ukuvuga niba baravuze ati umuntu nagukubita, naguhohotera, nagira gute, mu by'ukuri umwana ntabwo bashaka ko n'umubyeyi amukubita, kubera ko cyane cyane hari n'igihe baba batazi ko bakoze n'amakosa. Ni ukuvuga ngo niba umukubise urushyi cyose ukamukubita kwa kundi dukubita hano muri Afurika, bikaba ikibazo, ugasanga guhamagariye polisi. Yamara kuguhamagarira polisi,
polisi iraje ida irabatwaye, twagiye tubona abantu benshi batwawe abana, very sad, birababaje, nta muntu nabyifuriza. Akabatwara abana bakajya kurererwa mu mazu bita za foster care, aho bagenda bakabaha umuntu utarababyaye, umuntu utazi, umuntu wishyurwa na leta akabarera. Ni trauma. Ugasanga umubyeyi yarasaze, kujya ku kazi ntibiri kwemera, nawe urabizi umubyeyi ku mwana, ugacanganyukirwa, ubuzima bukakubihira, ukumva Amerika urayanze. Niho hantu usanga abantu bamwe banga Amerika adakeneye no kuyumva no mu matwi, ari mu by'ukuri ahari. Umugore ku mugabo, ugasanga umugabo akubise umugore, umugore akubise umugabo, kuko nabyo bibaho, birashoboka. Abagore nabo bajya bakubita abagabo, tujya tubyumva, umwe ararakaye. Kera muri Afurika umugabo yakubitaga umugore kajya mu cyumba akarira akihanagura akagaruka, which is atari byiza, njye ntabwo mbishyigikira, nta nubwo mbikunda. Ariko hano wa mujinya ahita awukoresha. Urumva iyo umuntu yarakaye, hariho n'igihe mu by'ukuri atajya abasha no kumenya no gukontorora umujinya, ashiduka yakoze n'ikintu. Hari umuntu urakara agashiduka yakoze ikintu ku rwego yicuza yarangije gukora wenda nawe n'amakosa, cyangwa se wenda yanakoze n'ayarenze ayo wa wundi yakoze. Yaguhamagariye polisi, umugabo amujyanye muri gereza, kandi mu by'ukuri wenda mwagombaga no gusabana imbabazi bikarangira, cyangwa se nawe wenda yabikoze kubera umujinya. Ariko ugasanga umugabo bamujyanye muri gereza, cyangwa se umugore waba yabikoze hagati aho, domestic violence ikabikugiyeho. Iyo imaze kukujyaho, twese turabizi, abamaze igihe hano bamaze gusobanukirwa, akenshi hariho n'igihe wisanga no kubona akazi mu makampani runaka bitemera, kubera yuko murabizi mwese, iyo umuntu agiye gushaka akazi bakora ibyo bita background check, bakareba criminal records and stuff like that. Ugasanga umuntu afite ikintu cyamugiyeho, mu by'ukuri atari uko wenda uriya muntu yabikoze, wenda aba yarabikoze kuko urumva nyine niwe uba yarabikoze, ariko mu by'ukuri bigaragara yuko iyo aza kuhagera akaganirizwa, akigishwa, akagira ubumenyi, icyo nakwita knowledge ku bintu cyangwa se ku buzima buri basic bwa hano, yari kubasha kwirinda icyo kintu. Ariko kubera ko ntabyo yamenye, arabikoze, agiye mu kibazo. Ibyo rero bikaba biteye ikibazo, birababaje, birabangamye. Twe tujya kugira igitekerezo cy'iyi channel cyangwa se uru rubuga, twabitekerejeho kubera ko twagiye duhura n'abantu benshi bagiye bahura n'ingorane zitandukanye kubera kudasobanukirwa. Ntabwo mbyita hariya kudasobanukirwa no kutamenya, ariko wenda hari ni kimwe. Kudasobanukirwa, kuba adasobanukiwe mu by'ukuri systeme uko yubatse ubuzima bw'ahangaha. Niyo mpamvu rero urubuga nyine rwashyiriweho kugira ngo umuntu ajye ashyira ku munzani, arebe ubuzima bw'ahavuye, arebe n'ubwahagereranye, arebe se nzabishobora, iriya systeme kuriya yubatse nzayibamo, nzabasha kuyitwaramo, nzabikora se, nzabishobora, agereranye mbere yuko afata icyemezo, kuruta uko yaza adasobanukiwe yagera hano akisanga yagiye mu bibazo. Tuzaganira rero muri makeya, tuzaganira ku bintu byinshi bitandukanye. Muzane ubumenyi, muzane ibitekerezo, mubizane hano tuganire. Mu by'ukuri abantu turi hano, cyane cyane abantu turi hano muri Amerika, ntabwo tuganira, ntituvuga, nta mwanya tubona wacu, tuba turi ubuzima bwacu twese turabuzi. Nagiye ku kazi, nagarutse ndananiwe, abana bari muri daycare, nabafashe, nagize gute, bwakeye nasubiye ku kazi. I know, kandi ndabyumva, nanjye mbibamo. N'ubu ngubu turi kuvugana, amasaha ari kunsiga, mu kanya ndagiye. Ariko buriya kwiga ni ingenzi, kungurana ibitekerezo ni ingenzi, kugira ngo aho umwe ananiwe undi amufate akaboko amuzamure, dukomezanye muri uru rugendo rw'ubuzima. Ubwo rero tuzakomeza kuganira byinshi. Intego yacu turashaka kuzaganira ibintu bitandukanye, harimo
uburyo wabona ibyangombwa biri basic cyangwa se bitangira by'ibanze ukigera hano kugira ngo ubashe kubona akazi byihuse. Tuzaganira ku burwayi butandukanye n'ubuvuzi, muri make n'ubuvuzi. Tuzaganira ku bintu byinshi, tuzaganiraho ku byerekeranye na za perime, amakosa ajyanye n'ibinyabiziga hano n'uburyo umuntu abyitwaramo. Tuzagenda dushaka n'abatumirwa babizi cyane, bafite ubumenyi kuri ibyo, basobanukiwe kuturusha, baze tubaganirize, twungurane ibitekerezo, uburyo wabona akazi, amakampani uburyo ahayaringa byihuse, benefits z'ibintu bitandukanye mu gihe uri mu kazi. Abantu batabisobanukiwe, umuntu ugasanga umuntu ari gukora akazi, hari ibintu byinshi adasobanukiwe, ntazi ngo retirement ni iki, ntazi ngo itandukaniro rya retirement na 401k ni irihe. Ugasanga muri makeya ni ukugira ngo dufashanye, cyane cyane dufashe abanyafurika bacu, natwe twifashe, kuko nitubafasha natwe zatwifashije. Mu by'ukuri hari igihe umuntu yisanga hano muri Amerika yaravuye no mu Rwanda cyangwa se no mu Burundi cyangwa se n'Umurenge atarize, ugasanga mu by'ukuri kugira ngo asobanukirwe ibintu biri kumugora, atari uko abonye ubimwigisha, umufasha kumusobanurira atabimenya. Niyo mpamvu rero tugomba gufatanya kugira ngo dusobanukirwe n'abandi nabo basobanukirwe. Murakoze rero, ndabashimiye, mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha nzagaruka hano turi kuganira ku bintu bitandukanye, ni topics nyinshi zitandukanye tuzagenda tuganiraho. Tubane rero, ntimunsige njyenyine. Subscribe, share and like, kanda kukazogera kugira ngo ikiganiro cyose nzajya nshyiraho kizajye kibasha kubageraho kandi ku gihe. Urubuga rero ni urwanjye, ni urwawe, uri kundeba, dufatanye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Thank you.